Ngayo nguko dore ko agapromota na Miki ari couple imeze neza bagiye gusezerana. Ni nyuma y'uko ibinyamakuru byinshi byaranditse ngo uyu Miki ntabwo ashobotse, ntabwo agapromota wowe uzamushobora, ati Miki arakaze, ati Miki ntamwarenza amezi abiri cyangwa se iminsi itatu mudatandukanye, n'andi magambo menshi yagiye avugwa bagenda bavuga ati biragoye ko mwebwe mwamarana gatatu cyangwa se mwamarana iminsi, ati se ubu wowe agapromota wisutseho iri sasu, ati akuzaniye n'umwana, ati agize uko agiye kuza agutesha umutwe, ati kandi afite n'umwana, ati agapromota wishize mu miruho utashobora. Ariko nk'uko umutima w'agapromota wakunze uyu Miki, agapromota we yaravuze ati ntabwo ngendera ku bihuha cyangwa se ntabwo ngendera ku magambo y'abantu, kuko njyewe nja kugutereta cyangwa se nja kugukunda nawe nigeze mbwira cyangwa se nta n'uwigeze angiramo inama, ati ubu bareke, ati bareke niko isi igenda, ati bihorere ahubwo bazumirwa bazatangazwa nuko babonye tubanye. Na Miki akavuga ati ariko ko muba munyita ibintu bigiye bitandukanye, ati kuba narakoze ikosa nkaba natwara inda itateganyijwe, ati ntabwo ari ikibazo gikomeye, ati ahubwo icya mbere ni ugukundana cyangwa se ni ukubasha kuba twapanga ibintu tukabasha kuba twabigeraho, dore ko basohoye n'itariki yo kuba basezeraniraho, bavuga ati uko byagenda kose, ati muratumiwe mwese save the date. Ntabwo Scovia namubaho, umumama navugaga n'umumama utera urubeje ubyumva, ntabwo ari Scovia wavuga, ntabwo bibaho. Kuki kuri social media nawe akora inkuru zo muri Kongo bwe ntabwo mumuzi, mugende bare nawe mumurebe, ariko ntabwo ari Scovia, ntabwo ese Scovia wowe ukize mu muntu utwawe sabyo. Nguko rero ubwo bari bagiye cyangwa se uyu Miki yari yagiye mu kiganiro, nibwo yabashije kuba yavuga amagambo nayo bwabashije kuba gakora kuri benshi cyangwa se byaravuzwe cyane, ubwo Miki yivugiye ngo umuntu ukora ibiganiro byo muri Kongo cyangwa se intambara zo muri Kongo cyangwa umuntu ujyayo ntabwo amukeneye mu bukwe bwe, ubwo yari yabitangaje, ariko nk'uko ubu yari yagiye mu kiganiro yabashije kuba yabishyiraho umuco, abasha kuba yabisobanura, aravuga ati ntanatinyuka, ati habe na mba, ati kandi yewe sinavuze Scovia umutesi, dore ko benshi bavuga ati se uyu muntu yishanukije yavuze ibintu bitari byo, ariko yabashije kuba yabishyiraho umuco avuga ko atigeze avuga ko ari Scovia umutesi, ati ahubwo ari amagambo y'abantu, ati ahubwo dore ko njyewe natigeze mvuga izina ry'umuntu navuze, ariko Scovia umutesi ntabwo nabitinyuka, ati arakubiye, ati uriya ni umumama cyangwa se ni umukobwa witeje imbere, rero biragoye ko napfa kumumenyera, ati kandi ntabwo anzi, ati nanjye ntabwo muzi, ati ntabwo twari twabonana amaso ku maso, ati ashobora kuba atananzi. Yego rero yabashije kuba yabishyiraho umuco ababwira ati mukureho ibigambo, mutuze umureke ibintu by'amatiku n'ibyo guteranya abantu, ati umuntu azaza arivugira ikintu muhite mufinduramo ikindi, ati ibyo ntabwo ari byo. Niyo magambo yabashije kuba yewe ntanabyibagiwe, ntabwo nigeze mvuga Scovia. yabashije kuba rero
yagenda abitangaza avuga ati mutuze, ati itariki yanjye y'ubukwe yageze, ati nshaka rero umuntu umvangira, ati mwihangane wenda muzongere kunesha umutwe cyangwa se kumbwira ibigambo biterekeranye navuye gusezerana imbere y'Imana n'abantu n'umugabo wanjye nakunze kandi nihebeye. Rero nshuti twakomeje kubona iki kiganiro, mwese ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.